tugarutse mu kiganiro cyacu nk'uko ejo twakibagejejeho. ni ikiganiro kizagicaho buri munsi mukurikira radiyo yanyu, radiyo ya Ruda, nk'uko benshi babidusabye bifuza ko iyo radiyo ibaho. rero twayishyizeho kugira ngo ibagezeho ibitekerezo byiza, ibagezeho n'umunyapolitike wanyu mukunda Barafinda Segikuba Fred. uyu mugabo rero nk'uko twabibabwiye tubagezaho amateka gake gake, kubera turi kugenda dukora icyegeranyo kinini cyaranze ubuzima bwe hano ku isi n'ibindi azagenda ageza ku banyarwanda. rero nyuma y'uko twabagejeho uburyo yageze mu Rwanda ahungutse nk'abandi banyarwanda bose, akaba ari umwe mu bantu bashoboye kuzenguruka isi yose agenda areba imiterere, areba ibibazo bihari, bituma rero afata umwanzuro wo gukora igitabo cy'impamvu 200 gishobora kibumbiyemo gukemura ibibazo byinshi hano muri Afurika, ndetse akora n'ikindi cy'impamvu 20 ku rwego rw'isi cyo gukemura ibibazo ku isi. uyu mugabo rero w'agatangaza twavuga nk'abanyarwanda, ni nk'amano twahawe, umugabo uhangara ibyananiranye agahindura ibigora akagabura abashonje. uyu yagaragaye mu gihe yageze mu Rwanda, yashinze ishuri ry'abahanga cyane ku isi, ndetse dore ko bamwe mu bize muri iryo shuri hari uwatsindiye kuba uwungirije umuyobozi wa perezida hano mu Rwanda. uwo yatsindiye uwo mwanya kubera yize muri iryo shuri. abandi nabo bagiye bagaragara muri za minisiteri zitandukanye hano mu Rwanda, abandi ku rwego rwa Afurika, abandi bayobora ibigo bikomeye ku isi. ni umugabo w'akataraboneka w'agatangaza, ndamubatuye. rero ubwo yagaragaraga yagiye ahura n'inzitizi nyinshi, murabizi nk'abantu b'abagabo, ingorane mugenda munyuramo, ashyira ukuri ahagaragara, agiye ahura cyane n'ibikuta bya gereza, namwe murabizi nk'uko mwagiye mubibona, ariko yashoboye guhangana nabyo kandi arabitsinda. ni umuntu w'intwari cyane. rero ubutwari bwe bwagiye bugaragara kenshi, nk'uko tuzagenda tubibagezaho mu biganiro byacu bitandukanye, mwebwe mudukurikire. rero uyu munsi reka tugiye kubagezaho ikiganiro kijyanye n'abanyamakuru. agiye kudusobanurira neza imiterere n'ubunyamakuru bugezweho, uburyo bugomba gukorwamo kugira ngo hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ariho televiziyo ya Ruda igiye gushingwa, akazaba ari televiziyo mpuzamahanga ndetse na radiyo, uburyo agiye gukora uburyo bw'itangazamakuru, dore ko mwamubonye mu matangazamakuru bitandukanye, ku maradiyo, ku mateleviziyo, benshi uburyo yakuriyemo abantu mu gihe gito bakamukunda bakanamwumva, akaba nabwo buryo agiye kwigisha abanyamakuru bo mu Rwanda bagiye gukoramo kugira ngo inkuru zabo zishobore gukundwa ku rwego rw'isi. reka tumuhe umwanya rero abanza basuhuze, hanyuma kandi ikindi ari kutubwira ni uburyo umwuga ugomba gukorwa ukagira akamaro abawukora. reka tumuhe umwanya n'ijambo. Perezida Barafinda, turakwakiriye kandi twishimira intsinzi yawe, dore ko amahanga amaze kwemeza ko ariwe ugomba kuba perezida w'u Rwanda, Afurika ndetse hafi isi yose. amahanga bari kugenda bigaragaza kuri rwa rubuga twashyizeho, bari kugenda batora yego yego yego. impamvu zari zaremewe, igitabo cye cyamaze kwemerwa, abahanga benshi bariho barabyemeza, turi kubikurikirana hano. murakoze, reka tuguhe umwanya. murakoze cyane mwese abanyumva bari mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'umujyi wa Kigali. bityo rero banyarwandakazi mwese, abari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga, muraho, mukomere kandi mukomerezaho, kandi ntimugakomereke. n'uwashaka kubakomeretsa, ashaka kubafata, ajye anyerera atakare muri boridire. mwe mwikomereze ku bw'imbaraga za Rurema, Imana yaremye byose. Imana yaremye amanywa n'amajoro, irema n'amajuru tutaramenya uko angana kugeza ubu. ariko kambabwire ko ibintu byose mubona kuri iyi si nta kidashoboka. Imana ihindura
urutare ikarutiza iminsi ikarwigondagondera ikaruhinduramo umucyanga umwana w'umuntu uwo mucyanga akawubakisha inzu akawukoramo amatafari akawukoramo igishahuro n'igipande rwose akubaka inzu agasasa pavoma neza agashyiramo n'amakaro amapurente sinakubwira byose ugasanga ibyari bitatekerezwa ko bishoboka ugasanga byaze gushoboka. Imana ihindura urutare ikaruhindura umucyanga tukawubakisha. Imana yaduhaye ubwenge bwatumye hagati mu bwonko bwacu habamo ibyerekezo byose bine uko byakabaye. Ni ukuvuga ufata akaboko kawe k'indyo ukagashyira ahi izuba rirasira niho hitwa iburasirazuba, ak'ibumoso kaziyerekeza iburengera bwaryo, noneho aho urebye imbere yawe hazaba ariho mu majyaruguru, noneho aho uteye umugongo niho mu majyepfo. Nuko tumenya ibyerekezo mu nyigo y'abahanga ibihangange ku isi kugira ngo utayoba. No mu bwonko nuko Imana yashizemo iyo dira ya dunia, nuko yashizemo compass direction amerekezo y'isi. Bityo rero niyo mpamvu isaha mubona igenda n'urushinge rwayo rugenda ruyizenguruka kuriya ruzenguruka rwandika 0 ruzenguruka, ni nako ubwonko buzenguruka kubera Imana ibyerekezo bine yadushizemo. Itangirira iburyo yerekeza none gasoreza ibumoso yandika uruziga rwose. Bityo rero ibitekerezo tugira kuri iyi si ya rurema bitekereza biganisha amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo no mu majyepfo. Noneho umuntu ashingiye aho ashingiye hose, nk'ubu nkanjye perezida wa RUDA nshingiye mu murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika y'u Rwanda. Bityo rero twe turaba RUDA, noneho nk'abandi perezida wa RUDA, noneho nk'aba fondateri wa RUDA, noneho nk'aba n'umunyamategeko wa RUDA, haba imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Bityo rero banyarwandakazi muturiye imbere mu gihugu n'abari mu mahanga, mwese muhangare ibyo bigoye byose mugamije kubihindura ibigori tugaburire abashonje kandi mubigambiriye, kandi muzabe intagamburuzwa kucyo mwiyemeje cyose. Rwose muri abaruda n'abarudakazi ndabizeye. Noneho n'abataraba baruda mwese mugomba gufata kode z'uburuda, noneho mwese mukagira kode zo kuri satellite. Uyo ufite iyo kode akamaro kayo y'umuntu agushimuse ihita itwereka compass direction aho bakwerekeje aho uherereye. Nimba uraha naha ihita ihakatwereka tuturakinga n'abakujyanye tukaba turababonye, ariko noneho tukabikurikiranira hafi buhoro nka muganga uko akurikiranira hafi umurwayi we amukurikiranyeho uburwayi bwamurembeje. Natwe abaruda twaravutse turivokera. Niyo mpamvu iyo tubyaye n'akana tukita karuda gato katarafata irangamuntu, kamara gufata irangamuntu noneho kakavuga nanjye mbaye umuruda cyangwa umurudakazi. Nuko abaruda rwose ari abana beza, nuko RUDA yaze kuba ubukombe n'abarudakazi baba ubukombe ku rwego mpuzamahanga. Bityo rero abaruda ndaba batuye n'abana beza. RUDA ni uburyohe wagira ngo ni uburyohe bwo mu nanasi, mu myembe, mu bisheke, rwose mu binyomoro. Noneho uburyohe utagereranya, uburyohe budatera diyabete haba. Ni uburyohe bw'umwiberere gakondo kanani y'abanyarwanda. Noneho RUDA yaze gushyigikira gakondo Imana yaduhaye nk'ingabire y'abanyarwanda, abanyafurika unyuze muri East Africa n'Afurika yose.
aho tugambiriye gufata u Rwanda tukaruhindura umurwa mukuru wa Afurika, noneho Afurika nayo ikazaba umurwa mukuru w'isi. Bityo rero kubera impamvu nziza nyinshi 200 ku rwego rw'u Rwanda, igitabo cya ruda nacyo kigaragara kuri wa/ruda/tk, yukandiyemo ugasakinga muri Google uhita ukibona rwose, ukagisoma rwose ukatangara ukumirwa. Ibirango byose igitabo cy'umwimerere originali niho ibarizwa. Kuri YouTube rwose muzajya mugisangaho rwose, mukurikirane no kuri Facebook cyarahageze, kuri Twitter naho kirahabarizwa. Bityo rero perezida wa ruda ni umuhanga mu bahanga baturiye isi, ariko ndamubatuye ndabahiga. Bityo rero nashoboye kwegeranya inshinga 20,000 mu bihe 38 amahanga narayigishe, amahanga yaratangaye arumirwa. Abahanga batari bazi gusoma no kwandika n'abagize ibihangange, noneho baravuga perezida wa ruda genda uri umuhanga uhiga bose. Na Profesa Kendresi wakwigishije inshinga kera uko zitondagurwa zitarenze n'inshinga 300, rwose usigaye umuhiga, nawe yarabyemeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bityo rero banyarwandakazi, nk'uko mubizi neza ko inyoni nkuru itoza intoya kuguruka, kandi umwera uva ibukuru bucya wakwiriye hose. Abana bato mwese muri mu kiruhuko, mwese mbifurije kugira ikiruhuko cyiza, kandi mujye mwiga cyane, mwige amanywa n'amajoro muri prepsi, mujye mukomeza mwige nubwo muri kure y'abarimu banyu, ariko umutimanama ubaganisha ku kwiga. Mwige mwigana abarimu babaye abahanga nabo kubera kwihata amakayi n'amakaramu no kurara amajoro n'amanywa yose biga batagira konje. Namwe muzige mwigane umusaza Barafinda Sekikubo Fred, muzabe abahanga bashobora guhangara ibigoye mu bihindura ibigori, muzagaburire abashonje. Bityo rero twirukankane urushinge rw'isaha, tugenda turwiruka inyuma cyangwa tugendana narwo, kugira ngo turebe ibyagoye abanyarwanda byose tubihindure, tubigiremo ibisubizo by'ibibazo byagoye abaturiye isi. Bityo rero abantu mwese mwumva ko mushaka ko twatera imbere mu buryo bwose butunguranye cyangwa ubutatunguranye bwizweho neza, rwose mube tayari, standby class 1. Bityo rero abantu baharanira ubuhanga mu busigasire, kuko ubuhanga n'ubuhangange niwo mutungo ubyara amazu, ukabyara indege, amato, amazu. Umutungo bwonko niwo ukora byose, ukabyubaka bikaba byiza, ukabisiga, ukabisigiriza, ukabishakira amasoko yo hafi na ya kure. Bityo rero tuzabinyuza kuri radiyo ya Ruda, noneho mujye mubikurikiranira hafi nka muganga nyine, nk'uko nabisobanuye haruguru. Hari kurikirana umurwayi we amukurikiranyeho uburwayi bwamurembeje. Bityo rero televiziyo ya Ruda na radiyo ya Ruda byombi mu Rwanda, hano ishingiro n'izingiro ry'amateka y'abaruda n'abarudakazi. Bityo rero amahanga yose azahurura aje kuvugira kuri radiyo y'abaruda no kugaragara ku mashusho ya Ruda kuri televiziyo, ubwo nimbonesha kure. Noneho abantu bazajya bavuga, mbega abaruda n'uburyohe n'ubukombe, n'ibihangano byabo ni byiza cyane by'akataraboneka.
hano mu mudugudu wa Kindege aho indege zinyura hejuru y'urugo rwanjye nge perezida wa ruda barafinda Sekikubo Fred tugiye umudugudu wose kubakamo igorofa rirerire rizabe ibiro bikuru by'intashikirwa bya ruda n'abarudakazi n'utoroda duto tutarafata irangamuntu n'abanyarwanda muri rusange n'abagana u Rwanda bose bazajya biyizira muri iyi perezidanse y'akataraboneka. Tugiye gutunganya ibibanza by'abanyarwanda muri uwo mudugudu tucukure tumanuke hasi metero zigera kuri 10 noneho twuzamuremo amagorofa agere hejuru ku butaka tuzamure atumbagire agere hafi ku kwezi. Bityo rero imiryango iringaniye n'ubutaka bw'umunyarwanda izaba yose ari y'umunyarwanda bitewe n'ingano y'ikibanza cye, ariko imiryango iri munsi muri kave ni ya baruda noneho n'iziri hejuru y'iyo nyubako iri ku butaka noneho zibe iz'abaruda. Amagorofa meza cyane abengerana y'amafime, amagorofa afite ikoranabuhanga, kandi nimvuga amagorofa mwumve ko ari amazu agerekeranye hafi kugera ku kwezi, ariko ari inyubako imwe yuzuye umudugudu wose. Imihanda izajya inyura munsi y'iyo nyubako, bityo rero uzasanga iyo nyubako n'ubwayo imbere ari umujyi. Abantu bazajya bahagera bavuge uyu ni wo murwa cyangwa ni umujyi cyangwa ni inyubako gusa. Ibi ni ibiki? Niyo nyubako ya mbere igiye kubakwa n'abahanga twatunganyije ku isi. Abahanga mu myubakire bose mwarimu mpuzamahanga barafinda Sekikubo Fred ababa hafi yagiye abagira inama abereka uko imyubakire igezweho uko igomba kuba imeze. Imyubakire yorohereza abagendana n'ubumuga bw'ingeri zitandukanye n'abazima bagenda bemye, abasaza n'abakecuru aho bazajya banyura bose, abana bato aho bazajya bagenda banyura, abakomando uruhande bazajya banyuramo, abapolisi nabo impande bazajya banyuramo, noneho buri muntu n'inshingano ze n'icyerekezo cye. Bityo rero iyo nyubako ni y'akataraboneka, bityo rero bizaba ari ibiro mpuzamahanga. Abahanga yose azajya aza kwiyakira serivisi mu biro by'abaruda no mu nyubako z'abaruda rwose izakurura ba mukerarugendo ndabibatuye. Noneho muzajya mureba hirya yayo imodoka zo mu kirere zizaba zunguruza abantu zibazengurutsa zibihutisha mu mujyi aha na hariya hirya no hino. Bityo rero ni inyubako y'akataraboneka, inyubako izaba iriho imodoka zo mu kirere ziza ziyifungiraho amaferi hejuru, umuntu ava muri iyo keboka yinjira mu nyubako atiriwe azenguruka hasi, rwose ikamugeza mu miryango yo hejuru bakinjira bemye. N'inyubako rwose uzajya ubona ari iy'ikoranabuhanga yubatswe n'abahanga mu gihe cya .com. Bityo rero banyarwanda banyarwandakazi musonzo muhishiwe, imirimo igiye kuvuka y'akataraboneka. Barimu mwese muhagarare bwuma mugiye kwigisha inshinga 2020, noneho mubyigishe mu bihe 38. Abanyeshuri baba bahanga namwe bizabafasha, ubuhanga bwanyu bugiye kwiyongera, mugiye kongerera ubumenyi ubwonko mu butyaze kahave. Abanyeshuri kubera bigana mwe, kubera inyoni nkuru itozi ntoya kuguruka, abanyeshuri bazigana intore nziza zatoranyijwe n'Uwiteka, kandi Imana yiteze izo ntore kuzazibona mu ijuru kuko bazaba ari abahanga. Noneho bavemo ibihangange by'abahanga ku isi hose, babakunde kandi babitabaze. Namwe mukosore isi, muyikosore ibyabananiye mubishire ku murongo. Perezida wa ruda ibuye fatizo yashizeho imirongo migari kandi myiza cyane y'akataraboneka. Bityo rero abantu bose baturiye isi bose bazajya baza mu Rwanda, usange ari uburyohe, ariho zingiro ry'ubukerarugendo mu Rwanda hose. Noneho usange ibintu byose ari uburyohe, ari munange. Bityo rero abantu bose bazishima,
bashimagize u Rwanda koko rukwiriye kuba umurwa mukuru wa Afurika. Bityo rero Afurika nayo tuyigire umurwa mukuru w'isi. Niyo mpamvu n'urugara rw'ingofero ya Ruda ari umuzenguruko. Ibyo ntimukabitindeho, mujye mureba perezida n'ibihangano bye, nk'idarapo rye ni umuzenguruko, nawo mujye muyoka neza nk'iri ngofero ye. Bityo rero abahanga n'ubuhanga, kuko ubwonko nabwo buzaba buri mu gakono k'ubwonko bwitwa borongota. Iyo borongota ni agakono k'ubuhanga ubwenge butsindagiyemo. Icyo utekereza cyose mu byerekezo byose kirashoboka. Ndashaka muhangare ibyananiranye, mwese muhange imirimo muhangira abataragiye mu ishuri, habeho itangiriro n'itandukaniro ry'abize n'abatarize. Noneho bose babirebe kandi bifatike, uwize wese ashobore guhangira imirimo abatarashoboye kujya mu ishuri, n'abatarize nabo bahange koko. Ariko umwihariko abize bose bajye bashobora kwiga ubuhanga bwo guhindura ibintu byose bantu barebaga bareberera gusa, babihinduremo imishinga ifatika, kandi imishinga fatizo izagirira bose umumaro. Imirimo ivuke mishasha, abantu bose babona imirimo. Ubwo hajye habanza kubona imirimo no guhabwa imirimo abo batize, ariko abize bo rwose bazazigamirwa bakivuka. Noneho leta ibashirire kuri konte ya buri mwana amafaranga buri gihe. Noneho n'umuterankunga w'imbere mu gihugu amushireho amafaranga, n'umubyeyi nawe amushirireho umwana we amafaranga. Noneho n'umuterankunga mpuzamahanga nawe ashirireho umwana w'umunyarwanda kuri konte amafaranga. Noneho dushinge minisiteri ishinzwe konte z'abana mu Rwanda. Noneho dushireho ubwiteganyirize bwa zabukuru zabo, bizanababere na pansiyo ya zabukuru zabo koko. Noneho abo bana nibageze imyaka 18 bigenge kuri ayo makonte, batangire bakwakwanye, kuko amashuri abanza n'ayisumbuye bazigira ubuntu ntawe ubishyuza. Kaminuza bagabanyirizwe bige baminuze, nibasohoka ya mafaranga bayahangemo imirimo, bahangare ibyo gukora babikore. Noneho batange kurushirizaho utuzi tutandukanye ku basigaye batarize n'abatabifitemo impano, nabo mubibuke. Abafite impano batarize nabo, abo izo mpano zabo tuzaziteza imbere, batera imbere, nabo bajye baha abatarize badafite impano ka imirimo, bahe nabo bize ariko badafite izindi mpano imirimo. Bityo rero izitwa imbaturabukungu kuri bose kandi ibihe byose, ab'imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Rero amahanga azatwigireho, kubera abaruda bazaba ari ubukombe. Bityo rero ibintu byose kuri iyi si ya rurema bisaba gutekereza cyane ku muvuduko nka interinete. Bityo rero birumvikana abanyarwanda nibashobora gutekereza cyane ku muvuduko mwiza udateza impanuka, bazavamo abahanga tubita inkoranyamagambo ku isi yose. Abantu bajye baza basobanuze i Rwanda. Noneho ku bw'amahirwe u Rwanda ruzaba ari umurwa mukuru wa Afurika, noneho Afurika nayo ari umurwa mukuru w'isi. Bazajya koko u Rwanda rurabikwiriye, n'abahanga turabemeye. Mwagira ngo bose bavukiye Muhanga mu karere ko mu ntara y'Amajyepfo. Bityo rero ibintu byose bazaba biruzi neza babireba, ugira ngo bahagaze ikiramuruzi nanone, aho byose babiruzi neza. Ikiza n'igisohoka bakiruzi amasaha 24 bayoka. Noneho usange ikiramuruzi mu ntara y'Iburasirazuba hose, abantu bose bagire ngo niho bavuka, kuko ibintu byose bazaba biruzi muri Afurika no ku isi yose neza. Kandi bakugira inama wayikurikiza ugasanga ni inama y'abasaza n'abakecuru, abashinga ntahe hakurya mu bazimya muriro.
bityo rero inama perezida nyaperezida perezida wa ruda mu rwanda hose azanye n'intangarugero kandi ni umuganda w'akataraboneka ugiye kubakira abantu bose ingo zikomere abakiri bato bose leta nizajya ibashingira leta y'abaruda ni uburyohe ni ubukombe tw'abaruda tuzashingira abakobwa n'abasaza babo kuri konte ya leta abamarana imyaka 10 tubahe impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza mu kurwubaka nibongera indi myaka 10 tubongera indi mpamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza mu kurwubaka y'ikirenga yakataraboneka bajye bagira inama abakiri bato bagiye kuzubaka n'abazubaka bagenda babagira inama uko barushaho kunoza imyubakire y'urugo ibihe byose kandi bakabitoza n'abana babo bityo rero tukazagira abuzukuru bari tayari b'abahanga kwigana iby'ababyeyi babo abuzukuruza buvivi n'ubuvivure bukazigana ibyo bityo rero ruda ni ubukombe ruda ni uburyohe ndayibatuye